Ibihe byiza nshuti bakunzi ba TV 29 ni by'agaciro kuba mukiriho kandi muhumeka. Tubifuriza ibihe byiza ndetse tubasaba gukora subscribe, aho ujya kuri TV 29 ugakora subscribe ndetse ukarayikinga n'inkuru zacu, byabana ngombwa ukabaza sharinga kugira ngo inshuti n'abavandimwe bagende bamenya byinshi bigiye bitandukanye. Twizera ko mumeze neza, dore tugeze mu cya kabiri cy'umwaka mu kwezi kwa gatandatu, nizera ko umwana gutangiye neza cyane. Ibisanzwe rero tugiye kubabwira cyase tugiye kwanyuramo amwe mu makuru agenda avugwa hano mu Rwanda. Ni ingingo dushaka ko tugarukaho, ni ingingo itari butwara umwanya munini, ariko umuntu yakibazaho ikibazo cyase bimwe mu bibazo bigiye bitandukanye. Wakibaza uti ni iki gituma ekipe ya Rayon Sports irangwa n'amadeni ndetse n'ubwambuzi? Icyo kintu ngira ngo muracyumva neza, kuba ekipe ya Rayon Sports ngaho havuzwemo ibi byagenze uku nguku, amafaranga nayo yabuze. Ni ekipe abantu benshi bavuga ko ifite abafana benshi, kandi nkuko bigaragara koko niyo ekipe ifite abafana benshi hano mu Rwanda, ariko ikagira n'abaterankunga. Ariko wakibaza impamvu ekipe ya Rayon Sports irangwa n'amadeni ndetse n'ubwambuzi. Ibi reka tubihere kuri cyaseka duhere ku modoka. Yino ekipe ni imodoka baguze zagitwara abakinnyi, aho mu mafaranga bayiguze harasigaye miliyoni 35. Ejo bundi kaza kuba ifatirwa. Iyi modoka ubundi byavuze ko bazajya bishyura miliyoni 4 ku kwezi, bivuze ko ari miliyoni 1 mu cyumweru. Ariko amafaranga kwishyura byanananye kugeza ino modoka baje kuba bayisubiza muri parikingi. Ese wakibaza ikibazo ati ni amafaranga yabuze cyase ni ubushake buke ndetse n'umuco w'ubwambuzi urangwa muri ekipe ya Rayon Sports. Rayon Sports kandi yakomeje kuvugamo ikibazo cy'amafaranga yaribereyemo Jarike Bakame. Amafaranga murayibuka, Rayon Sports yagiye itandukanya na Bakame muri byinshi byagiye biba byo tutakirwa tugarukamo, ariko haza kuvuka ikibazo cy'aya mafaranga. Yakomeje kuvugwa amafaranga babereyemo Bakame, bakaza kugishinga runaka ngazaba ari we wishyura Bakame, bikaza guhera mu kirere. So bakibaza ekipe ya Rayon Sports igura abakinnyi rero n'amanywa yananiwe kwishyura Bakame, cyangwa se ni umuco wo kwanga kurekuza amafaranga n'ibindi byinshi biba byihishe inyuma. Si icyo ngicyo twagarukaho gusa, ahubwo tugira nyine dusobanura ibibazo byinshi bigiye bitandukanye byagiye bivugwa muri ekipe ya Rayon Sports, ibibazo abantu bagiye bagarukaho, bimwe bikaza gucecekwa bitavuzwe. Ikindi kibazo twagarukaho ni ikibazo cy'umutoza Ivaminayeti. Ekipe ya Rayon Sports ibereyemo miliyoni zisaga 13 z'amanyarwanda. Aya mafaranga mubibuka yuko umunsi w'ejo aribwo ekipe ya Rayon Sports yaje kuba iregwa nanone, cyase Ivaminayeti yibutse ekipe, yibutsa Ferwafa amafaranga ekipe ya Rayon Sports imubereyemo. Bese Ivaminayeti yasabaga ikipe ya Rayon Sports yakishyura amafaranga imubereyemo, aho ko abinyujije muri Ferwafa. Aho ni amafaranga miliyoni 13. Bazanye abandi batoza bagera kuri 2 se cyangwa 3, barabahemba, baguze abakinnyi, hari byinshi bagezeho. Ariko se ayo mafaranga, ibi bintu FIFA izi, CAF ikabibizi, Ferwafa ikabibizi, aho ubundi ntibizageraho ngaho ano mafederasiyo yose akamenya ko ikipe Rayon Sports itunzwe. Ese ni ikipe itunzwe no kwambura, ni ikipe itunzwe no kugira amadeni menshi? Ni iki kibazo cyo muri Rayon Sports gituma umuntu wese mutandukanye mudatandukana neza? Ibintu bibaye by'amafaranga ubereyemo ama ekipe, udashobora kuba ubereyemo abantu cyangwa se ibigo bitandukanye, udashobora kuba wakishyura ngashireyo. Ni ikibazo buri muntu wese yakibaza. Hakaba rero ikindi twagarukaho, ibijyanye n'ibirarane ndetse n'amareketoma y'abakinnyi. Ibi ngiye benshi murabizi. Iki kimwe mu bibazo byatumye Babo Samusoni atajya muri Rayon Sports, nkuko nawe babwiye mu cyumweru gitambutse. Ikipe ya Rayon Sports yatinye kugura umukinnyi mbere yuko isinyisha abandi bari bahari, ariko ibintu byaje kunanirana kubera ikibazo cy'amafaranga. Byari bikuye mu masezerano, Rutanga yagiye mu ikipe ya Polisi, Kimenyi yiverekeza muri ikipe ya Kiyovu Sport, ndetse n'abandi bakinnyi bateganya kuba bagenda. Byagaragara ko ikipe ya Rayon Sports ishobora kuba mu mukinnyi ifite nyawe ari Kiza Hussein bakuye muri ikipe ya Mukura Victory Sport, nawe ubwo yaraguzwe n'abafana. Bivuze ko ari umuntu waba araho amafaranga ya rekritoma yuzuye. N'abakinnyi benshi muri ekipe ya Rayon Sports bahawe amarekritoma y'ibicuka gurwa miliyoni 8, bakaguhenye ejo bundi bakaguha imwe hagasigara 3. Haza kuvuga ikibazo cy'ubukene aribwo abakinnyi bose buri wese yamenye ubwenge bwo kuba yarekana amafaranga yiwe. Hakaba amafaranga y'uduhimbaza munsyi bari babereyemo abakinnyi batandukanye, na Sarupongo atandukana n'ino ekipe muri amafaranga agera ku 300 yavugaga ko ikipe ya Rayon Sports imubereyemo nk'agahimbaza munsyi. Ni ibintu byinshi ubona bigiye bitandukanye, navuga ko ubona ko binatera cyase binagarura ikipe ya Rayon Sports habi. Ese ikipe ya Rayon Sports ntiyaba yipasa muremure? Ese koko nta mafaranga ifite atuma abakinnyi guze ibishyura? Ese kutishyura abakinnyi ndetse n'abatoza ni umuco ushoboka kuba abayobozi bawungukiramo, bigatuma ikipe ihora mu buzima bw'amadeni bwa karande?
ibibazo byinshi umuntu yagenda yibazaho. Nyuma y'ibi murabizi ko umuyobozi w'ikipe ya Rayon Sport Sadati yaje kuba yandika ibaruwa bigaragara ko yaje kubisinywaho na CEO Bernard, bikazogaragara yuko ino baruwa imenyeshejwe muri Ferwafa, ikamenyeshwa no muri Kiyovu Sport ku kibazo cya Kimenyi Yves, hakaba n'ikibazo cya Rutanga. Byose bigaragara ko nibibazo batangiye kuba bakibuka nyuma, ariko nabakwamo amakroze, nubwo wenda abakinnyi nabo hari amakosa baba barakoze, ariko na amakroze n'umundi ubona yuko atangiye kwibukwa, ariko n'umundi ashingiye kuri ayo madeni twagiye tugarukaho ndetse n'ubwambuzi. Hari igihe umukinnyi nk'uyu nguyu birangira bamusinyishije imyaka 2, umwaka wa mbere bakamwirukana kubera umusaruro muke. Hari abakinnyi benshi bamburwa, umukinnyi akagenda atishyuwe. Hari umukinnyi bakuye muri ekipe ya Marine Runanira Amuza, muribuka ko ejo bundi ari bwareze bigaragara ko ikipe ya Rayon Sport imubereyemo miliyoni 18. Ibyo abantu benshi ntabwo bari babizi, ni ibintu byagiye hanze. Ibi ngibi byose bituruka kuri rezilita z'ikipe idatsinda n'ubukene bwateye kubera ikibazo cya corona. Isi ibi ngibi mu gihe bidahari ikipe itsinda, we n'ibibazo bya corona bidahari bahemba. Abenshi twari kuzamenya ko ikipe ya Rayon Sport ishobora kuba irimo amadeni angana kuri. Ni ibibazo byinshi bigiye bitandukanye muri Rayon Sport, ko twavuga ko bikwiye kuba byahinduka. Ikipe niyo ikipe wenda yakembere kuba mu buzima buciriritse, ariko ikabasha kuba yakemura ibibazo ifite, aho kugira ngo biciro ry'umugani ko mu Rwanda hari ikipe, ubwo ni wenda ari nka FIFA ivuga ati mu Rwanda hari ikipe bita Rayon Sport yambuye runaka irangwa n'amadeni, ntitubura kwakira ikibazo kirimwe mu mwaka cy'ubwambuzi bw'amafaranga bimanye ibi. Ibyo rero twagenda tugaruka kuri ekipe ya Rayon Sport, kwa bati n'ubutaha yatubwira byinshi bigiye bitandukanye, amakuru y'igura n'igurisha. Ni ekipe ya Rayon Sport ubundi ubona ko yatangiye nayo kuba ivuga ko no mugoroba aribwo baza kuba bahemba abakinnyi bahari basigaye, ndetse bagatangira no ko hari abakinnyi bamwe nango bagenda bagura, yaba mu izamu nomero 2, 3, abataka. Ni byinshi ubona ko ekipe ya Rayon Sport ikunze no kugira isoko hanze y'igihugu, ariko nabako ko ikibazo cy'indege bikomeje kuyigora kuba yabona abakinnyi baturutse kure. Ni byinshi rero bigenda bivuga muri ekipe ya Rayon Sport, yabigiza n'ibi kandi n'ubundi biba bisanzwe, ariko twavuga ati wowe gomeza ubane natwe, ukore subscribe kugira ngo byinshi ugende ubimenya kandi ku gihe tugenda atubana neza cyane. Yari Shimwe Olivier yari BATV 29. Hasta la vista, Imana ibiteho.